abayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu bari hano, perezida n'aba visi perezida b'umutwe w'abadepite bamaze kurahira, minisitiri w'intebe nawe warahiye imbere yabo, abadepite mwese muherutse gutorwa, abanyacyubahiro bandi mwese muri hano, nagira ngo mbanze mbasuhuze. Ariko ngira ngo nabashimire byinshi bimaze gukorwa muri ibi bihe by'ejo bundi tunyuzemo by'amatora n'ibi bikorwa bindi bishingiye kuri byo. Ndetse n'uyu munsi twagize mu minsi mike ishize wo kwakira abashyitsi bari baje kwifatanya natwe mu muhango nawo mukuru wo kurahiza perezida w'igihugu cyacu. Ndabona rero iby'imihango by'ibikorwa iyo mihango ishingiraho bigenda biva mu nzira ni ku nshingano n'ibikorwa bijyanye n'izo nshingano kuri buri wese. Hari jye perezida, hari abayoboye inteko, hari minisitiri w'intebe, hari abadepite mwebwe, abadepite mwese, hari abaminisitiri tuzashyiraho mu minsi mike iri imbere, ubutabera n'abayobozi babwo byose nirwa mbisubiramo birasanzwe nabo, ariko reka mbavuge uko dufatanya uburyo inzego zuzuzanya. Icyo mvuga ni uko ibigiye gukurikiraho ni akazi tugomba gukorera igihugu cyacu, akazi bamwe batorerwa n'Abanyarwanda, abandi bashyirwaho mu bundi buryo, ariko byose ari ugukorera Abanyarwanda. Ako kazi rero tugomba kugakora tukakanoza uko bishoboka. Nta na rimwe bijya byera ngo de, iteka hahora hari utuntu hano utundi hariya abantu bagomba gusubira inyuma bagakosora bagashyira ku murongo, ariko nabyo ntibivuze ko twahorana uwo muco w'ibidakorwa neza, abantu bagomba gusubira inyuma gutunganya ngo bihora ari uko bimeze gusa. Mu buzima uko busanzwe no mu mikorere nyine nibyo, hari ibigomba guhora bishyirwa mu bikorwa, ariko ibikorwa neza iyo ari bike ku bihora bigomba gushyirwa mu bikorwa,
ubwo hari ikibazo cy'abantu bagomba gukemura n'ibyo mvuga. Mu miyoborere, mu mikorere, muri politiki y'igihugu cyacu birazwi, bisubirwamo buri munsi na buri wese, twese dusa kandi nk'aho tubyemeranyaho ko tugomba guhindura amateka mabi